Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko meze fresh aho muri hagiye atandukanye mbaye ikaze hano kuri The Focus wabo dusobanuye tugufa ko tumeze fresh gusa nyaboneka mbere ko ntangira iba kwandira kuri like na share hanyuma n'undi hakomeze hahire rimwe. Agastori ka filime yacu rero gatangirana n'umukobwa w'ikiragi witwa Mo uri mu cyumba kirimo abantu benshi ndetse abantu bose bari kumushyiraho pressure bashaka kumushyingira ku ngufu umuntu. Gusa uyu mukobwa yahise yandika ku gapapuro aho yanditse yuko atari kubishaka ndetse urebye uburyo uyu mukobwa atari yishimye mu maso bita bigaragara yuko atari ubwa mbere bano bantu bashaka kumushingira ku ngufu, ariko n'ubundi nubwo yamaze kubabuza babantu ntabwo bamwumvisha ahubwo byarangiye bamujyanye mu cyumba bahita bamukinyana n'undi umugabo bahise baduhishira yuko ngo ari umuyobozi w'igikampani gifite amamiliyoni n'amamiliyoni y'idolari. Uyu mukobwa ni igicucu. Amashusho rero ahita asubira mbere y'iminsi 3 yuko ibi ngibi biba, aho tubonamo yari yicaye mu cyumba ubwo umukuzine we witwa Ziyanga yageze aho ngaho mu cyumba agatangira kumuzengiriza kubera ukuntu amurusha udufaranga ndetse akantangira kumukubitamo utuntu kugira ngo amwereke ko amurenzeho. Gusa ku bw'amahirwe Tantine wo Mo yagera aho ngaho arabihagarika umukobwa ahita amusohora. Hanyuma amaze gusohoka uyu mutantine yaje kuganiriza umukobwa w'ikiragi baba bafite uko bavugana, amubwira yuko noneho ngo yamuboneye umugabo ngo mwiza byatari kandi w'umukire. Ndetse ahangaha mu kiganiro cyabo uyu mutantine yahishuye yuko Mo aba afite umu-oncle urwaye byatari kandi nta gafaranga aba afite kujya kumuvuza no kwishyura amafagitire n'iki. Bityo rero nk'igisubizo cya nyuma uyu mutantine ari kwinginga Mo kugira ngo ashyingiranwe n'uyu mugabo w'umukire kugira ngo barebe yuko ibibazo bari bafite babimushyiraho byose hanyuma ubuzima bugakomeza. Mo rero babigaragara yuko ibyo bintu atabyishimiye ndetse atanabishaka, ariko nyuma biza kurangira yemeye kubwo kugira ngo byibuza abashe kuvuza uwo mu-oncle we. Dusubiye kano kanya rero Mo na Yu bagifungiranye muri cya cyumba aho wa mugabo yahise amwegukana agahita amukubita ku buriri, ariko agakobwa kakijya ku buriri kahise gahurira kubera ubwoba bwinshi. Umunsi ukurikiyeho rero tubona yuko wa mukire ngo ni Yu aba yasanzwe ifite ikibazo cya paralize, ariko ahita atangira kubaza amakuru ya wa mukobwa bamwohereje mu cyumba mu ijoro. Ntayize saa muginga kwibaraguza. Ku rundi ruhande Mo aba ari mu kindi cyumba aho aba yafunzwe muri uno muryango kubera kuba atitwaye neza mu ijoro riba ryahise ngo ahereze Happiness umukire. Kumbe ngo hari umupfumu waramenyesheje n'umuryango yuko uriya mugabo w'umukire ngo nararana n'umukobwa ufite ubumuga ngo ya paralize yari kuhita igenda, bya bintu by'imikoshi bavugaga kera mu Kinyarwanda. Ndetse ku bw'amahirwe biba byabaye kuri koko umukire yatangiye kugenda yoroherwa. Ndetse mu mashusho akurikiraho Mo baramwemereye kugira ngo yongere isubire mu rugo, ariko akigerayo abaturanyi bahise bamenyesha yuko wa mutantine we na wa mukuzine baba bamaze kugurisha inzu ndetse bigendeye. Mo rero yaratunguye byatari kubera ukuntu baba bagiye bagurisha inzu ndetse amafaranga yavuyemo ntibapfe no kwishyuramo wa mu-oncle uburwayi byatari. Umukobwa rero abonye ko ntahandi ho kwerekeza n'ubundi ntahandi mahitamo afite usibye gusubira muri rwa rugo rw'umukire, atangira kumwinginga kugira ngo amufashe amuvuzirize oncle w'uburwayi, ndetse ahita akomeza abwira umukire ko nta hantu ho kwerekeza, amusaba yuko yamuhereza icumbi, amubwira yuko azaba umukozi wo mu rugo. Uyu mukire yasanzwe bizi neza yuko n'ubundi uno mukobwa adafatwa neza muri famiye ye, yaramwemereye amuha icumbi kubera nko kumugirira impuhwe, ndetse ahita ategeka umwungirije mu bintu by'akazi kugira ngo agende yishyure fagitire ya oncle we. Nyuma rero tubona Mo wari kugerageza kuzanira amazi mu kirahure byarangiye kimukize kikubita kiramukomeretsamo akantu mu kiganza. Umukire rero yahise yihutira kujya kureba umukobwa ukuntu bimugendekeye, ariko kano kanya nibwo hahise hazamo undi mukobwa witwa Bai. Uyu mukobwa rero aba yarakunze cyane n'umukire imyaka n'imyaniko, ariko uyu mukire ntabwo aba amukunda. Hanyuma kubera ishyari rero uyu Bai atangira kuvuga yuko ngo ni Mo ngo kimenesheje cya kirahure ku bushake ari ibintu kari kapanze kugira ngo kabone attention y'umukire. Gusa urebye uburyo Mo aba ameze ababaye ubona yuko kari kumubeshyera. Umukire Yu rero yahise akomeza abaza aka gakobwa icyo kaje gukora ngaha, gahita kamuvuga ko kari kaje kumusura, gusa kubera ukuntu kakagira amagambo mabi no gukomeretsa ahita akabwira ati vanga utahe. Dukomeza tubona ku rundi ruhande rero uyu muryango wa Yu igihe wari kwiganirira uri no gusangira, aho bari kuganira ku mpanuka yaratumye Yu asigara afite ikibazo cya paralize, ndetse papa we aba ari kwizera yuko ngo byanze bikunze iriya mpanuka imeze nk'aho yari yapanzwe. Gusa mukase wa Yu n'umuvandimwe we ubwo ni umuhungu w'uyu mukase uba witwa Chen we ahita avuga yuko ngo byari impanuka. Gusa ahangaha muri iki kiganiro urebye uburyo bano bana baba barebana uhita ubona yuko hari ikintu bari guhisha, cyane cyane uyu mwana wa mukase. Umunsi ukurikiyeho rero Mo yageze guhurya abona wa mutantine we n'umukuzine kuri televiziyo nta soni bari kuhimba babeshya inkuru, bari gushinja wa muryango wa Kwani yuko umukobwa wabo uba mu rugo ngo bamufata nabi byatari.
ibi ngibi rero bitera impungenge Kamo byatara, gusa wa mukire Yu akabwira abakobwa ati we tuze bino bintu ndaza kubyitaho. Gusa nyuma hashize akanya Mo yaje kubitekerezaho ahita ahitamo kubikora mu mwanya. Nyuma y'akanya Mo yaje kubitekerezaho ahita ahitamo kubyikemurira mu biganza bye, aho yahise yerekeza ahantu haba hari abanyamakuru afite ibipapuro byanditseho amasinye y'ibintu aba ashaka kuvuga, ndetse ahangaha kuri bino byapa aba yanditseho yuko nta muntu n'umwe uri kumubangamira muri rwa rugo, ndetse nta muntu uri kumukubita ari gukorayo ku bushake, ngo kandi umuryango wa kwani bamufata neza nta ibi. Ndetse ahita yongera akantu kuko uwo mukazini we na wa mutantine we bari kugenda basebya bakwiye kubihanirwa bakabifungirwa, aho kuza kubeshya isi n'abandi bantu muri rusange basebya abakire. Ndetse nyuma y'ibi ngibi tubona Yu ari gutonganywa na papa we wari kumubwira yuko kampani yabo imaze iminsi itari gukora neza nyuma y'aho amaze kwegukira, ndetse na biriya bigambo biri kugenda bivuga mu itangazamakuru ngo biri kugenda byica izina rya kampani yabo kandi risanzwe ari kampani irenze. Ndetse uyu se ahita asaba Yu kwirukana ka gakobwa kugira ngo anirinde ibibazo byazaza mu minsi iri imbere. Ndetse kubw'umwago ibi ngibi Kamo kari kubyumva iki kiganiro, aho byakababaje byatari, ndetse kubera ko batagishaka gukomeza kuba nk'umutwaro muri runo rugo, birangira kavuye aho ngaho mu ibanga nta muntu umwe kabwiye. Nyuma rero tukabona kicaye kuri za ntebe zo mu mihanda, aho kagezweho na ka gatipe ngo ni Chen kaba kavukana na Yu kuri papa wabo, gusa gahita kaza kabwira umukobwa ko ngo gashaka kumufasha, aho kahise kamutwara kamuhereza inzu yo kubamo, kavuga yuko ukabitekerejeho kabona ari we buryo bwiza bwo kumushimira kubera ukuntu uyu mukobwa wamaze iminsi agafashiriza umuvandimwe. Kamo rero kaba ari akana keza nta bindi bintu kirirwa gatekereza, gahita kemera urufunguzo nta bintu byo kubitekerezaho. Ku rundi ruhande ariko Yu we abahangayitse nyuma yo kubura agakobwa, ndetse yahise asaba wamwungiriza we kumushakira umukobwa. Nyuma y'iminsi mike rero tubonamo ari muri ya geto ari gusangira na ka gatipe ngo ni Chen, ubwo bageze gutya bakumva umuntu ukomanze ku muryango bagiye gufungura, basanze ari Yu. Aho akinjira yahise ababazwa n'uburyo umuvandimwe bavugana kuri se yamuhemukiye bigeze aha ngaha ashaka kumwiba umukobwa. Mo ashaka gusobanura ukuntu byagenze, ariko wa mukire ahita amubwira ati wowe garuka mu rugo gusa. Nyuma y'ibi ngibi rero ku munsi ukurikiyeho uko ari babiri bagiye guserera na rwa rutantine n'urukuzine rwagiye kubasebya kuri televiziyo, aho wa mutantine ahita yishura yuko ngo impamvu bagiye kuvuga biriya bintu kuri televiziyo ngo ari umukobwa batazi izina wari wabishyuye agafaranga kenshi ngo bagende basebye umuryango. Mo rero abyumvise yaratunguye byatari, yibaza uwo mukobwa uwo ari we wakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma y'ibi ngibi rero Yu yahise ategeka ba batantine kuva muri uyu mujyi bakagenda, cyangwa bitari ibyo ngibyo agahita atanga ikirego. Ndetse nyuma y'ibi ngibi ahita yemerera kagakora ngo ni Mo akazi muri kampani ye, kubera yuko kari gasanzwe karize ndetse kari gasanzwe gafite experience mu kazi. Ndetse guhera ku munsi ukurikiyeho katangiye akazi n'umuhate mwinshi kugira ngo karebe yuko kagafata. Gusa kakigera kuri ya kampani abandi bakozi batangiye gukwirakwiza amazimwe bavuga ati kiragikije mu kazi iki n'ibiki, ndetse batangira no kumuseka ibintu nk'ibyo ngibyo, murabizi ntabwo bijya bibura. Ndetse umuyobozi wa departement yaragiye gukoramo yahise amukubita akazi kaguye kuba yasoza, ndetse amuhereza igihe gitoya cyane kugira ngo n'undi bizabananire amwirukane. Ariko ubwo wamwungiriza wa Yu yari ari kubirebera kure. Ayo makuru rero yaragiye ahereza boss, aramubwira ati wa mukobwa washyize mu kazi bagapitamo barashaka kumwirukana. Nimugoroba rero Mo abahuze cyane ari gukora aka kazi kugira ngo arebe yuko yagasoza, ubwo Yu yamugezeho ari kugira ngo arebe ko yanamufasha akazi kihute, ariko yahageze atungwa no gusanga umukobwa atari akazi yamaze kukarangiza mbi cyane. Ku munsi ukurikiyeho rero Mo yatanze raporo ya kakazi bari bamuhaye, ariko wa mubosi we umukapita wari umugome byatari, n'ubundi ahita amubwira yuko ako kazi yakoze katuzuye neza, bityo aba ari gushaka kumwirukana. Gusa neza muri ako kanya boss we mukuru ari we Yu yahise yinjira, ndetse yinjira ari kudefanda umukobwa, aho yahise abwira wa mukapita ati nawe genda ku kazi ngo uhaye amasaha 24 yonyine kugira ngo ukarangije, ati nibitari ibyo ngibyo nawe ndahita nkwirukana. Keba kagiye bamugarura koko. Dukomeza twereka rero umunsi umwe igihe Yu yari yibereye mu rugo wenyine, kakuvuga ngo ni Bayu kageze mu rugo, hanyuma mu ibanga rikomeye kahita gafata amazi kasanze ku meza kahita gakubitamo umuti w'akanyabugabo. Viagra ni iki? Ndetse ubwo ku rundi ruhande Mo ari kugerageza kwandikira wa musore kuri telefone, amwandikira message menshi, ariko umukire yanga gusubiza. Umukobwa rero atangiye kugira impungenge, atekereza yuko ari nk'ikintu cyamubayeho. Ariko muri ako kanya nibwo ka Chen kamwe kavukana na Yu kuri papa we kahise kegera umukobwa kahita gatangira kumubwira ko kamukunda byatari, ariko wa mukobwa kahita gakatira akabwira ati ngiye nkubona nk'inshuti yawe ngaho isanzwe. Ibyahise bikababaza byatari. Nyuma rero Mo yaje gusubira mu rugo asanga tayari wa mubosi we aba yicaye hasi afite ubushyuhe bwinshi byatari, y'amazi aba yakoze akazi. Ndetse yasanze uyu mukire ari kwitonganya, ari kubwira ka Bayi ngo nikamuva iruhande menya yarazi kariko.
abakanga byatari. Nyuma gato rero umukire wari wifitiye ubushyuhe bwinshi yatangira kubwira abakobwa yuko agakunda byatari, ndetse ahita anagasoma ku munwa, ahita akubika ameze nk'umuntu ushaka kubakubita kuri bombo, ariko agakobwa biza kurangira kamwiyatse, gahita gafata ya jagi birimo amazi kayimumena kugira ngo karebe yuko yakongera akagarura ubuzima. Nyuma rero yaje kongera koroherwa, ahita abona yuko ya mazi yari yanyweye yari arimo uburozi bari bamukubitiyemo Viagra n'iki buriya bushyuhe butarishyashya. Gusa nubwo byari bimeze kuriya, Kamo yakabwiye yuko ibyo kabwiye yuko gakunda byo ari ibyanyabyo atabitewe n'ubushyuhe. Agakobwa kibikabirana ko gahita kamukubita ikibizo cyo kwitama, kamubwira ati ese ninde utakunda umukire. Nyuma y'ibi ngibi rero bahise batangira gusoma noneho byimbitse, ndetse biza kurangira umukire atuye hasi muri iryo joro harara hashya. Ibyo birabaye rero nyuma y'ukwezi Mo yaje kujya gutya avumbura yuko abatwite. Gusa aya makuru akiyamenya kubera ukuntu yari afite ibintu byinshi ahugiyeho muri iyo minsi, yahisemo kuba aretse kumuhereza aya makuru yuko atwite. Ariko ubwo ku rundi ruhande kakanyeshya ngo ni bayi kaje kumenya amakuru ko yakuye ku mukozi wo mu rugo ko Mo aba yaguye twabitetse dupima umuntu utwite, ndetse akaho bakamenya yuko yasanze atwite koko. Bityo rero nyuma kakanyeshya kaje mu rugo kaza kureba umukobwa igihe yari ari wenyine, kigeze nk'aho ari inshuti, kari kuvuga ati ndabizi ibintu byo gutwita, turi inshuti n'iki. Aho kahise kamukubita agasosi kamubwira yuko ngo gasosi kari buze kumufasha kumera neza mu mubiri, akagenda agira agatege. Mo rero udatekereza ko nakubwo ari akagome, ka gasosi yahise agahuta, ariko nyuma gatoya ka gasosi kahita kamurwaza atangira kumera nabi. Gitangira kurwara rero kabaye kahise gatangira kumuseka, kahita kamubwira yuko ngo umukire atazigera n'ubundi ashyingiranwa n'umuntu nk'uwo uciriritse, ndetse kahita kanabeshyuye umukobwa yuko umukire ubwe ari we wakihereye iyo misiyo yo kuza kugira ngo ahereze Mo ya sosi iyo nda batwite umukobwa ivemo. Wabumvise abakobwa. Ku rundi ruhande we aba yibereye mu biro ari mu nama n'abanyamigabane bo muri company, aho baba bari kuburana bavuga yuko uyu mwana ataba umuyobozi wa company kubera yuko abasanga afite ikibazo cy'ubumuga. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo bagize gutya babona umukire arahagurutse, ndetse ahita ababwira yuko atigeze amugara. Ibintu bita bitera umujinya byatari, ka gatipe bavukana ngo ni Chen gahita gatangira kumushinja kuba yaragaturiye iyi myaka yose, akereka yuko yamugaye kandi ari muzima. Ndetse tukomeza tubona nyuma igihe abavandimwe bari kuganira bari bonyine, aho yahise abwira ka gatipe yuko abizi neza ko kagerageje gushaka kumwica cyagiye mbere mu mpanuka. Kumbe kano gatipe kaba karadubswe muri no muryango nyuma yuko wa mukase wa aba yaraje neza akabura urubyaro. Gusa byose byari ibintu by'ubutubuzi uyu mukase yarazanye kano gahungu kugira ngo ko ari babiri bafatikanye kwiba umutungo w'umuryango. Ariko nyuma n'ubundi agasore kahageze, wa mugore mukase wa n'ubundi nako yarakihindutse atangira kuzajya agafata nabi byatari. Rero ubaye ntari birye abashaka gufasha kano gatipe n'ubundi kaba karabaye akavandimwe, akahita agasaba yuko kakigira i Burayi by'akanya gato akaba yikurikirana gahunda ze. Gusa ka Chen n'umujinya mwinshi kahise kamukatira kamubwira yuko kadashaka ko kagirira impuhwe, ndetse kabwira yuko niba na ngombwa kazitanga muri leta bakagafunga kugira ngo akomeze kugatera ubwoba gutya. Amashusho rero ahita akomeza kuri Mo wari uryamye hasi nyuma yo kunywa ka gasosi, ndetse abari mu buribwe bwinshi byatari kubabara mu nda, ndetse byumvikana yuko n'umwana yari atwite aba yamupfiriyemo. Ndetse yatwawe n'agahinda n'intimba byatari, atangira gutekereza ibyo papa we n'ubundi yajyaga amubwira kera ataritaba Imana. Birangira anahweriye. Nyuma rero yaje kongera gukanguka ari kwa muganga, aho yabonye undi mugabo w'umukire witwa Huang amuhagaze imbere. Uyu mugabo rero yahise amumenyesha yuko ngaba yamusanze yahweriye aryamye hasi, akahita amwihutana hano kwa muganga. Nyuma yo gusezerwa kwa muganga rero Mo umuntu wa mbere se ahamagara ni kuri telefone, ariko yari kumwe n'akakobwa kanyeshyari kahise kamurangaza telefone ntiyayitaba. Nyuma bidatinze igihe bagiye gusohokera handi bakora bahuriranye n'abanyamakuru benshi, hanyuma Mo wari uje aje kureba yababoneye kure bari kuvugana n'itangazamakuru, ahita yibwira ko byanze bikunze koko bashobora kuba bafatikanije bakagambana kugira ngo bamwicire umwana yari atwite. Bityo n'umutima uremerewe byatari, umukobwa yahise yemeza kuva kuri uno mukire akavuga ati atazava akananyice nanjye ubwanjye. Ndetse yifashishije wa mugabo n'ubundi wari wamutwaye kwa muganga, umukobwa yahise yanduruka ava mu gihugu ajya hanze. Ndetse mu buryo bwadutunguye twese, Mo wari umaze imyaka yose atavuga, ahangaha mu modoka tumubona noneho ari kuvuga. Ndetse umukobwa akimara kuva mu gihugu yigiriye i Burayi, Mo yagerageje kumushaka ahantu hose aramuhiga, ariko ntibyagira icyo bitanga. Ariko agakeka ko byanze bikunze kuvuga ngo ni bayi gashobora kuba karabigizemo uruhare kugira ngo uyu mukobwa abure. Arakabaza akavuga ati wakoze ibiki, ariko aho karatsimbara karamutsembera neza, akamubwira yuko nta kintu na kimwe kigeze gakora kuri wa mukobwa, ashobora kuba ngo ari we wijyanye ku bushake. Ibyo birabaye rero amashusho yacu adakomeza nyuma y'imyaka 3, aho tubonamo yagarutse mu Bushinwa
ndetse noneho aza ari umudamu wagafashe, ndetse yongeye guhura na Yu bagiye kuganira uburyo kampani ye ishobora gukorana na kampani ye, akabatera inkunga. Aho Yu ariko yo yari yumiwe kubona umukobwa imyaka ingagiye ahita agafata bigezaho. Ndetse noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo atungwa no kumubona ari kuvuga kandi amuhibuka ari umuntu w'ikiragi utavuga. Ariko muri iyi nama Yu yahise asaba abandi gusohoka hanze gatoya, hanyuma igihe asiganye n'umukobwa yahise ashaka kumukubita akabizo amuvuga ngo yaramukumbuye bya atari, ariko wa mukobwa ngo ni Mo yahise amukubita urushyi rubi cyane amuvuga ati uzi kwicucu cyane sha mugabo. Ndetse nyuma yo kumukubita urushyi yahise yikubita avaho ngaho aragenda. Nyuma rero Yu yaje kumenya n'ubundi ahantu umukobwa aba acumbitse, ajya kumureba kuri hoteli kugira ngo amusobanurire amubaze uburyo byagenze. Gusa agatipe kaba kungirije umukobwa muri kampani byarangiye kamurogoye, agatipe Yu ahita yigendera, agenda bataganiriye. Kuri uwo munsi nimugoroba rero Yu hari igitaramo yitabiriye ndetse na Mo yari ariyo, ariko akigera muri icyo kirori ubukobwa bwose bwari bwishungereje yarabwirengagije agenda asanga Mo, ariko Mo wari waramurakariye bya atari n'agasuzuguro kenshi aramwirikaho aramwirengagiza. Aha rero Yu yakomeje abaza wa mukobwa Mo impamvu yamusize muri ya myaka 3 ishize, akagenda atanamusezeye icyayimuteye, ariko Mo aramwihora n'iki kintu kimwe amusubiza avuga ati miranyibaraguzaho. Kumbe wa mukuzine wa Mo Ziyang nawe warabaye umwakiteri noneho ubu ngubu kino kirori nawe bakirimo. Mo rero akikabona yatangira kugahereza ukuri n'umujinya mwinshi, ariko ukibutsa ibintu byose bibi kagiye kamukorera kera. Ndetse anga atangira gukanga kagakobwa ngo ni Ziyang, akabwira yuko atazigera kareka konyine ndetse nikabanza kumujyana ku babyeyi bako nabo akajya kubahereza ukuri. Nyuma rero tubona Yu ategereje Mo kuri ya hoteli abacumbitsemo, ariko Mo yaje kuhagera yasinze yamwe ubuyoga bwa make bya atari. Hanyuma Yu ahita atwara umukobwa mu cyumba cye yararagamo, amushyira ku buriri, atangira kumwitegereza ari gusinzira. Ubu ndabizi mwebwe hari indi mwahita mukora. Gusa abakobwa muri bwa businzi kari karimo katangiye kubwira Yu yuko ngo kari kamukumbuye bya atari. Hanyuma umukire nawe aravuga ati ntaribe, ahita agakubita ikibizo arangije avaho ngaho arigendera. Umunsi ukurikiyeho rero yagarutse aho ngaho akazaniye breakfast, ariko ahita yongera akabaza impamvu kwanza kagiye katamusezeye mu myaka 3 ishize. Gusa bakiri kuganira ibyo ngibyo bahise barugowa, na wa mutipe wundi w'umukire Huang wayisuza byahise bitera umujinya Yu atekereza yuko umutipe ashobora kuba ari kumuteretana umukobwa, byahise bituma yivumbura avaho ngaho aragenda. Nyuma y'iminsi mike rero hari amakuru mabi yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga yuko ngo ababyeyi ba Mo baba barishwe n'umuntu bari baragujije amafaranga ya Ramberi. Ndetse amakuru nk'aya ngaya kuri kampani ikomeye aragenda agashesha bya atari agasubiza hasi kampani. Ku mbuga nkoranyambaga za Twitter hose ari kuvuga ati burya ya kampani yubakiye ku madeni ya banki Ramberi. Nyuma y'akanya rero Yu yarahageze, ariko ahita abwira Kamo yuko agiye gukoresha ibishoboka byose akagafasha kakikura muri ino situation. Ndetse nyuma yo gukora iperereza baje kuvumbura ko kagakuzine ke Ziyang n'undi mwakiteri ari bo bari inyuma y'aya mabara baba bayashyize hanze. Ndetse byaje kurangira bwa bukobwa bufashe bahita banzura kubufungisha bwo gusebya abantu bigeze ahangaha. Hanyuma rero Mo nawe yakomeje gukora iperereza rye ku giti cye, aho yaje kuvumbura yuko ngo ababyeyi be baba barishwe kubera amafuti ya onkle we ngo wari waragujije amafaranga ya banki Ramberi kuri ba bantu b'abagome bya atari, kandi ni amafaranga menshi, ariko ntiyari afite amakuru yizeye 100%. Bityo rero yahise ajya kureba wa monkle w'umusaza kugira ngo amubaze ukuri ku bintu byagenze. Gusa uwo musaza w'umuwonkle we yahise ahakana yivuye inyuma aravuga ati reka ati ibyo bintu by'ababyeyi bawe bapfuye nta kintu mbiziho. Mo rero bakimara kumukatira kandi amakuru yari ayazi neza ko cyawonkle cyamuhemukiye, na ya toroma yo mu bwana yatangiye kongera kuzamuka, ibyatumye atangira kugira ikibazo n'ubundi gahunda yo kuvuga itangira kumunanira. Nyuma y'ibingibi rero Yu nawe wari ufite umujinya yaje kugera muri rwa rugo rwa onkle wa Mo, aho yasabye n'umusaza kuvugisha ukuri, aho kwanza yabanje kumwibutsa uburyo Mo ari wenyine wamwitayeho igihe umugore we n'umwana we bagurishije inzu bamucitse bigendeye. Ndetse ahangaha yibutsa n'umusaza yuko iyo atabaha Mo ubu kano kanya ari kuba yarapfuye, kuko n'undi bagiye batamuvuje kandi babizi ko arwaye. Bakibutsa umusaza rero kano kantu amarangamutima yarazamutse, noneho ahita yemeza kuvugisha ukuri. Bityo rero umunsi ukurikiyeho yahamagaye abanyamakuru yabahaye interview ababwira ukuri ko ibintu byose byagenze, kaba ke kagerageza kumuhagarika ngo atabikora, ariko uyu mugabo akomeza gutanga ukuri avuga yuko ngo yigeze kuguza agafaranga kenshi muri banki Ramberi, ngo hanyuma akaza kubeshya yuko ayo mafaranga yari ay'umuvandimwe we, byaje gutuma we n'umugore we ba bantu yari yaragujije amafaranga bagenda bakabica. Nyuma y'akanya yamaze kubitangaza, Kamo kaje kumureba karamushimira kubwo ko yarakareze, ariko nanone kahita kabwira onkle wako katazigera kamubabarira kubera ibintu aba yaragateye n'ubundi aba yarakareze, ariko n'undi ari we wakicishije ababyeyi. Kamo rero kavuye ngaho gafite n'amarira mu maso, ariko nyuma gatoya Yu ahita ahagera kugira ngo
akihanganisha muri ibyo bihe bitoroshye. Nyuma y'iminsi rero Mo yahise agirana gahunda zo kugura kampani iwabo wa Yu kubera ukuntu yari kugenda ihomba ijya mu bihombo. Ndetse nyuma kuri uwo munsi nimugoroba wavuga ngo ni Hwanga yaje gusaba ka Mo yuko ngo kasubira muri Amerika, ariko muri ako kanya akahita kamukatira cyane ko kari kabonye yuko uyu mugabo abera gakunze bya hatari kandi ko nawe kamushaka. Nyuma y'ibingibi rero ka Mo kagiye kubonana na ka Hwanga ngo ni Bai ngo baganire ku bintu bya business, ariko biza kurangira hajemo ibintu byo kutumvikana, aho Mo yahise atangira kukibutsa uburyo kaba karatumye inda yivamo kamukubita ibintu by'uburozi by'icyayi. Akiri kuvuga iyo nkuru rero Yu nawe yari wageze aho ngaho, ndetse ikiganiro cyose yari yacyumvise, yaratunguye kumva yuko Mo cya gihe aburirwa irengero mu myaka 3 ishize yari atwite. Yihuse cyane rero yahise atangira gusaba umukobwa imbabazi, ariko Mo we yahise anatangara bya hatari cyane ko yari azi ko uyu mugabo yagambanye na kano gakobwa. Hanyuma y'ibingibi rero uko ari babiri baraganira bariyunga, aramubwira ati burya inyundo icura abantu ndacyayifite. Abana bahita banahoberana rwose bariyunga. Arangije rero Yu yahise yigira ka Kongo ni Bai, ahita akarahirira yuko azatuma akishyura ibyo kamukoreye byo kumwicira umwana. Hanyuma umunsi ukurikiyeho rero Yu yagiye gusuramo n'ubundi aramwenyega kugira ngo yongere amuhirize amahirwe bongere babikurikirana ibintu by'urukundo. None uko yako n'ubundi agakobwa kari kakimukunda, ako kanya byabaye nko kurosora byuka agahita kamwemerera. Gusa neza igihe couple yari igiye guhana akabizo yo ko guserebura yahise irogowa na wa mugabo ngo ni Hwanga wahise uhagera, aho bihita bigaragara yuko abafitemo akantu k'ishyari ari kuvuga ati umukobwa baramuntwaye. Ndetse uyu mugabo yahise yemeza ko byanze bikunze hari ikintu agiye gukora, ariko umukobwa nawe akamutwara. Hanyuma ku munsi ukurikiyeho nimugoroba rero yafashe ka Mo agakubita ibiyobyabwenge byinshi, yarangije agatwara muri ghetto ye. Aho yagezeyo aragaporopoza, atangira kubabwira ko gakunda bya hatari, ariko agakobwa kari karamubwiye na mbere, n'uwo gahita kamukatira kamubwira yuko ko nta byiyumviro na bimwe by'urukundo kigeze kamugirira. Ibi ngibi bitera umujinya wa mugabo, agahita atangira gukurubana agakobwa ashaka kugafata ku ngufu. Gusa mbere yuko bino bintu yabigeraho, Yu yahise agera aho ngaho ayatangiye gukubita wa mugabo amahangumi ya danger, kuvuga turashaka kunongorera umugore sha. Nyuma y'ibingibi rero ya couple yagiye kwisohokera ngo igende, ariko ka Bai mu buryo butunguranye katurutse ku ruhande n'icyuma kagishaka kugitera ka gakobwa ngo ni Mo. Gusa wa mutipe ngo ni Hwanga yahise ajya imbere cya cyuma bari bagitera, abatabaye agakobwa gutyo bigaragara yuko ko yagakundaga bya hatari. Mutipe Hwanga rero yarakomeretse ariko ntabwo yapfuye, gusa kakobwa ngo ni Bai ko birangira gakatiwe imyaka 10 muri gereza kazira icyaha cy'ubwingirizi bwo gushaka kwica umuntu. Ndetse filime yakirangira tubona ya couple ishyingiranwa, bigaragara yuko yari igiye kwiberaho ubuzima yahoze yifuza kubanamo. That's what's up. Gafilime kacu kuyu munsi nanga karangiriye, nizero kabashimishije, ariko guys nimukajya mwibagirwa gukanda kuri like, share ndetse munatubwira hasi muri comment ukunda gafilime mwakabonye. Iyi ngiyi rero yitwaga Revival. Turi The Focus. Until next time, peace.